Jamaica ababirabura gusa bagiye nk'abacakara nako nakarwa kaba munsi ya Amerika ariko ko gafatwa nk'igihugu kwako na Puerto Rico nuko umusore yafashe inzira bagiye muri Puerto Rico abandi bapolisi barababaye bakora iki adahari ni Frank Castle barakwereka ibyacu bidatinze tuvuye kuri Frank Castle n'abapolisi hano hari urugo rurinzwe cyane shaho rw'aba boss mbese nkuko wumvishije iryo jambo rw'aba boss abakire si abantu wageze iwanjye abarambuyemo amatapi y'umutuku wajya ngo ni kwa perezida nanjye niko mbaho ntago mba muri geto nkabaya kuntorya yako simbacyuriye baje hakuno hari inkuru bari bazanye y'incamugongo bamwe babwiye inkuru harimo umuntu wikubise hasi w'umumama baramuhagurutsa uri incamugongo ninde wapfuye asa n'uwo mu baboss uzanye inkuru kumbe nakandi gasore gasa nari gato imyaka ugereranije kanganya na Sankara nuko Sankara afite ijigo akakisura yake urutuye nk'ingamiye kumbe dore ka wa wundi bafatanye na Bobby agapfa wagasigara ari muzima bari mu nzira agenda Don't hit me. Mwingubita don't hit me akakaga mwibuke nako kari kacakiwe kari kumwe na Bobby wa mwana muto warashwe imodoka yarangije gakura imodoka nziza shaho bakajyana he Migeri baradiha Sell homegrown pot by the ounce, Mickey, not by the barrel. Sell badly forged fake passports to Haitians. What inspired you to become the Mr. Universe of international arms dealers? Ninde wigeza kugira umwe mu bantu bacuruza intwaro ba mbere ku isi kuburyo wajyana umwana wa boss Bobby? You should apologize for the death of Mr. Saint's youngest child. Ugomba gusaba imbabazi kubw'urupfu rw'umwana wa nyakubahwa Seti. Mr. Seth ni Seti. Bobby, you guys pot from me. Bobby yanze maze anshyiraho imbaraga arambwira ngo turajyana. When he found out what I was doing, he insisted on coming in. Yakomeje namatiriza ngo aze tujyana. Half the cash, he came of his own free will. He came on his own free will. Yaje kubw'ubushake bwe. Umugeri karawurya. Mukabuna. Umugeri hehe? Insisted on coming in. Yasabye ngo akomeze. Half the cash, he came of his own free will. Yaje ari ubishaka umugeri ku rutirigongo. If you're going to kill me, would you leave my face alone for my mother? Niba mugiye kunyica mwababarira isura yanjye mama byibuza akazabona umurambi isura ikiriho kigoryi kiraha waruzingowe. We just made you. I would have left you in jail where we have friends, and in some way that I can only describe as deeply pornographic, you would have been killed, but you're a small piece of shit, and I don't want the karma of your death on me. Wa kigoryi yo dushaka kukwica twa twakurikiye muri gereza aho dufite inshuti zishoboraga kugufata ku ngufu nkuko ujye ubona amaporono bayagenza. Sinshaka umurambo wawe uzambarwaho. Umva ndabwira ibyo mushaka. Turashaka kumenya ikintu kimwe gusa. His name is Otto Creed. Ninde mwagiye gukorana deal agatuma umwana wa boss apfa yitwa Otto Creed. And if it's any comfort to Mr. Saint, he's dead too. Nawe yapfuye. Oya ntabwo yapfuye. John Travolta. But what might be comforting to me is to watch the slow death of the man who was supposed to be taking care of my son. Icyanezeza no kubona ni umutswa wagombaga kurinda umwana wanjye yicwa. Kandi agapfa babaye. What would your father think of this? Ari wowe ufite so ukagenda ugapfa yabitekereza ati umwana wanjye yapfuye. His life for me. What would he say? I didn't know it was going to happen like this. Please. Nabizi ntabwo nari mbizi ko biri bugende gutya boss umwana wapfire mbabarira. Mimbunda hano mwereke. The man who's responsible for uwagombaga kurinda umwana wanjye ni ugiye kubizira umwana wanjye ajya gupfa. Son's death must die. Agomba gupfa. Ukagura ukundi muntu. I told you to never let him out of your sight. Narakwiyamye umwana wanjye ntukamureka agende wenyine. Bobby told me to stay. Bobby yamwe ngo ngume hano. Come, John. John. Baya. Mr. Saint. Yakwa Seti. It was Bobby's idea. He wanted to go alone. Bobby yashaka kugenda wenyine. Something. Ngo agutera surprise. Explanation. My son didn't need to impress me. Ntabwo umuhungu wanjye agomba kumpa udutangaza ngo ajye gucuruza intwaro cyangwa kuzigura. My son don't need to impress me. Umuhungu wanjye nagomba kuntungura. Kumbe umuhungu wapfuye ni umuhungu w'umubosi shaho. Umwe mu bantu batumye umuhungu w'umubosi apfa yibereye hakuno yagiye mu karuhuko yagiye kuruhukira he muri Puerto Rico. Urakaza neza kuri channel agasobanuye challenge ya ubana n'umunyarwenya Black
ubusenzima buziyashwanyuka ntiwifuze guklika ku yindi channel kanda subscribe share naga comment